Imana yaje kunyereka mbona bamwe bashyirwaho ibimenyetso hafi y'ikiganza kuko nabonaga bimeze nka tatuwaje. Bazashyirwaho tatuwaje. Yego. None se niki kizatuma umuntu bakazamuha nimero? Iyo nimero izabiri he? Gusa twibuke ko installation zose zizajya zidukorerwaho. Benshi twicaranye amasezerano avuga ngo ndi Uwiteka nzabakoresha umurimo ukomeye. Yego. Mu bihugu byanyu no mu bihugu by'amahanga. Yego. Kandi Imana ivuga ibi bintu ntabwo iyobewe namba ko aya marangamuntu koranabuhanga n'ibindi byose by'ikoranabuhanga biriho, bizabaho, bizakomeza no kwiyongera. Dore ku bwayo Kristo ari wavuze ngo mu minsi y'imperuka ubwenge buzagira gute? Buzagwira. Ndetse na Daniel yagize gute? Daniel ni wabanje kubyerekwa mwabira bitabo. Kristo aje arabishimangira ati muzasoma ibyo Daniel muzabona n'ikizira cy'umurimbuzi kihagarara ahera. Bosco nk'umuntu Imana yabwiye ngo ndi Uwiteka nzagukoresha ivuga butumwa. Dusadepe nka batwebwe babahanzi n'ibindi. Bazantumira muri Kenya. Yego. Muri Kenya nakora iki kugira ngo ngereyo n'amaguru? Bazantumira mu Burayi. Mu Burayi nakora iki kugira ngo ngereyo n'amaguru? Kabiri. Ese ubwo ubundi kwaba ari ukuvuga ngo ngende n'amaguru ho naca mu bihugu by'abandi? Yego. Gatatu. Niba nzagenda mu ndege kandi ntegetswe kuba mfite digital ID. Yego. Mugenzi nzaba ntayifite nzagenda niki? Mbese ntabwo nzajya muri ya ndege. Icya kane. None se ubwo iby'Imana yavuze ko tuzi ko ijambo rivuga ngo ntaryo yavuze rihera, none ubwo izabihindura bya bindi yari yarambwiye bikureho iti mwana wanjye nari narakubwiye ko uzajya muri Amerika kubwiriza ubutumwa, none dore ababisha banyitambitse mwana wanjye, gahunda ndabihinduye gumaho. Bosco ndagira ngo duse n'abantu tuvuye mu rujijo. None se uvuge ko igihe kigeze ngo Imana ihindure ibyo yasezeranije, cyangwa ahubwo wa mugani tugendere kuri ibintu aba bantu bavuga ko mu by'ukuri ikica uyu mubiri ntacyo kiwutwaye, ahubwo ko umuntu akwiriye kwirinda icyaha kuko aricyo kica ubugingo. Gira inama abantu. Aho ngaho niho nashaka kugira abantu inama. Yego. Kubera iki igihugu cy'u Rwanda aricyo cyonyine gihita kihuta gusa naho gifashe imigambi ya za Loni, imigambi ya za Amerika, imigambi y'Ubushinwa baba bashaka kugeraho, nyine bigahita ukabona ko icyo gihugu gise kibyakira cyane ku buryo ibi bintu wowe ubona ko byabura gutera abantu amakenga bura Bosco. Erega n'impamvu u Rwanda rurimo kubyihutira. Yego. U Rwanda n'ubusanzwe ni igihugu kirimo kwihuta mu iterambere. Yego. Icyambere n'amakuru. Ya baba. Reka shagenda wintuburira. Amakuru twarayamenye. Ubu nta nyoni gisinziriye. Abantu twese twacanye ku maso. Ukeneye kugura cyangwa kugurisha? Waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe? Igisubizo cyarabonetse. Ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 194. Turanga amazu agurishwa ndetse n'akodeshwa. Turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye. Tandukana na babandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye. Fata telefone yawe wicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe, ubundi uduhamagare. Gukorana natwe ni no stress. Ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga. Ngo se n'ubutumwa ni ukuri bukore ku nyingi z'umutima wiwe kugira ngo bugiraho ubumukuru bugena umushyitsa. Bisabye nizeye ku bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Uti nge nagiye kubona mbona umwami uzategeka kandi uzakorera muri ibi bintu by'ikoranabuhanga. Ariko mu by'ukuri iyo umuntu agiye kwitegereza ibi bintu by'ikoranabuhanga, iri koranabuhanga rifite umuvuduko uhambaye cyane ukabije. Ariko kandi nanone umuntu akanibaza n'impamvu buri bintu byose by'ibyaduka kandi ubona bigiye bikomeye bifite aho bihuriye n'amakenga
abakristo baba bafite bitangirira mu Burayi cyangwa muri Amerika bugacya byageze mu Rwanda. yego Ukibaza ngo ese kubera iki igihugu cy'u Rwanda aricyo cyonyine gihita cyihuta gusa naho gifashe imigambi ya za Loni, imigambi ya za Amerika, imigambi y'Ubushinwa baba bashaka kugeraho, nyine bigahita ukabona ko icyo gihugu gise kibyakira cyane ku buryo, ariko none ukanasanga biranahura n'ubuhanuzi tuba dufite uhereye kera. yego Ibi bintu wowe ubona ko byabura gutera abantu amakenga bura Bosco? erega n'impamvu u Rwanda rurimo kubyihutira. Yego. U Rwanda n'ubusanzwe ni igihugu kirimo kwihuta mu iterambere. Yego. U Rwanda ruri mu iterambere nyine ryihuse biragaragara ukurikije umuvuduko rufite, ariko nanone reka nguhe urugero. Yego. Corona yaduka. Corona yadutse bwa mbere ngira ngo niba ari ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2020. Yego. Umurwayi ngo wa mbere yarabonetse muri Yuhani mu Bushinwa. Mu byumweru 2 gusa bitaranarangira twari tugiye muri guma mu rugo ngo umurwayi ngo wa corona yabonetse mu Rwanda. Iyo ukurikije uburyo corona yagiye isobanurwa, yego, mu buryo yagiye igaragazwa, ubona ko corona ari inkorano, ariko hari ibimenyetso bibigaragaza. Urumva baravugaga bati kwikingiza ni ubuntu, ariko mu kanya bagahita bahambira umuntu bakamujyana ku ngufu, bakamujyana he kumukingiza, kandi wagerayo bagahita bagusinyisha inzandiko zivuga ngo sinyira ko ibi bintu ubikorewe ku burenganzira mu mahitamo yawe, nyamara ariko bakujyanye kuki ku ngufu. Bakwandikishaga bagusinyishaga ahantu havuga ngo nuramuka hari ingaruka zikubayeho uzazirengere, ntuzagira icyo ubaza. Yego. Hanyuma uyu munsi ukurikije uko abadogiteri bagiye babivuga, uko babivugaga na kiriya gihe na nyuma yaho, ubona hari naho numvise bareze nk'uruganda rukora ibyitwa inkingo Johnson and Johnson, bararureze bavuga ko izo nkingo ngo zitari zujuje ubuziranenge, ngo bwari uburyo bwo kugira ngo bahindure DNA z'abantu. None ugahita wibaze se ubuyobozi bwacu nuko nta bushishozi bwaba bufite? Ese inyungu, hari inyungu zidasanzwe bwaba bukurira mu kuba wenda ubuzima bw'abaturage bwatikira? Wowe ubibona ute Bosco? Ukuntu mbibona, nge ndi kubona ko ngira ngo niba isi iri mu iterambere, ariko ibyo ibikorwa byose uri kubona ko barimo gusa nkaho babihurizaho, kandi n'ubundi ni nawo mugambi wo kubihurizaho, kuko isi iri mu nzira yo kuba umudugudu umwe wo guhuriza hamwe, ikoranabuhanga rikaba rimwe. Ni uburyo bwo ibyo ibikorwa rero ni uburyo bwo gusohozwa kw'ibyanditswe byera. Yego. Bivuze ngo wowe ubibonamo umugambi ukomeye wo kuba wenda ibyahanuwe bigomba kuba wo gusohora kw'ibyanditswe byera. Nta jambo Imana yavuze rigomba kugwa hasi. Wavuze rero ku kintu cyitwa Antikristo. Yego. Benshi cyangwa bamwe na bamwe bavuga ko Antikristo ari umuntu. Yego. Ariko iyo ukurikije ubusobanuro bw'iryo jambo Antikristo, usanga ari ubuhakanyi buhakana Kristo. Yego. Ndetse wahita uvuga ko ari inyigisho, nako bimeze, ariko niko bimeze. Wahita uvuga ko ari inyigisho zigomba kubaho n'ubundi zikozwe natwe abantu. Yego. Zo guhakana no kuvuguruza ko Kristo yabayeho, ndetse ko ari Imana n'ibindi byinshi nk'ibyo. Ndetse turamutse ariko tunarebye mu nyigisho zikomeza kugenda zitangwa hamwe na hamwe kuri aya masocial media n'ahandi, ubona yuko hari abantu batangiye kugenda bigisha inyigisho zihakana mu buryo bukomeye Kristo. Ziragwiriye, ahubwo zirimo kugenda zikura ku buryo ariko n'abayehova buriya bemera Kristo Bosco? Ntago mbizi, ntago nigeze mbasengeramo, ntago mbizi. Oya, ariko nanone inyigisho zabo urazizi Abayehova, ariko ngiye mbumva gutyo, ndabizi ko banabaho, ariko ntago nzi imyizerere yabo. Bemera Yehova ariko ntibemera Yesu. None se niba batemera, ubwo se ni kimwe n'Abayisilamu?
abisilamu ntabwo bahakana Yesu. Oya. ariko bafite nabo uburyo bamwemeramo. Bafite uburyo bamwemeramo. Oya, bavuga ko ari Isa, bakavuga ko ari intumwa, ariko ntibamwemera nk'Imana. Bamwemera nk'intumwa. Yego. Akanamwemera nk'umuhanuzi. Ubwo bivuze ngo bo batandukanye n'abayehova. Naba n'abisilamu. Wabyumvishe? Ariko ni ukuvuga ikindi bikoreye na Bibiliya. Ikintu nabonye, Kristo Yesu n'ubundi na kera kose abantu baramupfaga. N'ubu rero ntago bamuhurizaho, baracyamushidikanyaho. Twagize ngo tubihuze na Antikristo. Yego. Ubwo abayehova ntibaba ari ba Antikristo buriya? Ntago twakwihutira kujya kubacira urubanza. Ariko urumva umuntu wese utemera Kristo ntaba ari uwa Kristo. Ariko ubundi ibyanditswe byera ntibabitunze, kandi barishugurikiye ibyabo bidahuje na Bibiliya twemera. Banditse Bibiliya yabo uzayifata. Harimo nk'ahavuga yuko umunsi Eliya yahanganaga n'abahanuzi ba Bayali. Na turiya dutabo ngo twerekana ngo isi nshya. Utwo two oya ngo ntuze ngo buriya ngo kiragiye Eliya yahanganaga n'abahanuzi ba Bali, ngo icyatumye Imana ititaba, ngo Imana yabari aba Bali ngo itabitaba, ngo Eliya yarabashinyaguriye, ngo arababwira ngo nimukomeze mugerageze ngo wasanga Imana yanyu yagiye kwituma. Niko byanditse muri Bibiliya yabo. Cyangwa se ihuze, cyangwa se we yagiye kwituma. Muri Bibiliya yabo niko handitse. Ngiri ku musaraba. Aho ho ndumva ubusobanuro bwabyo ndumva nta. Nuko tubivuga abantu bakavuga ngo nukwinjira mu myemerere y'abandi, ariko hari ibyo n'umuntu yemera ukabona nta nibyo yemeye. Ariko gusa ikibazo cyaje kuvuka, nyine abantu ntago tugira imyumvire imwe. Yego. Uretse no mu barokore cyangwa mu bakristo rusange, n'abatari abakristo ntago tugira imyumvire imwe. N'uburyo twemera mu Imana ntago tubyumva kimwe, nitunayemera kimwe. Bamwe tuyemera nk'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, abandi bakayemera nk'Imana ariko Yesu atarimo na Mwuka Wera. Hari abavuga ko batamuzi, ibyo ngibyo ntibabyiyumvisha. Kandi ariko ngo agomba kuzagaruka bose baramwemeye rero. Nyine buri wese avuga ibye, n'undi akavuga ibye uko abyumva. No muri iki gihe niko bimeze, buri wese avuga ibye kandi akagira n'imyumvire ye. Reka twongere twigarukire neza hahandi kuri ID. Irangamuntu nkoranabuhanga, digital ID. Ese wowe wari wifotoza? Oya. Utegereje iki? Ndi hafi. Yego. None se wowe warifotoje? Oya. Ntago wese urindiriye. Njyewe ikintu ndindiriye kanyikubwire neza, n'abandi baduteza amatwi bacyumve. Icyambere, niba ubonye ikintu udasobanukiwe, yego, fata igihe cyo gusenga, ubaze Imana, Imana iguha amakuru. Yego. Ntuzihutire kujya gukora ikintu nawe utazi udasobanukiwe. Yego. Ariko nanone twibukiranye ko ibyiriya ndangamuntu barabisobanura kandi bakabirambura rwose. Yego. Ariko ubundi kuyifata nta n'ikibazo kinahari. Ariko kandi nanone menya ko njyewe Imana imbwira ibyirangamuntu, n'ubu kandi iracyanabimbwira. Bwa mbere yarambwiye ngo hari umwami uzayobora isi kandi azakorera mu iyo rangamuntu. Ikindi cya kabiri, ndongera mbaza Uwiteka, Imana inyereka ko ngo azaba ari mu buryo, yampaye urugero ku mugabo n'umugore bashakanye cyangwa se babana mu rugo. Uburyo umugabo ashobora guca inyuma cyangwa gusiga umugore we akagenda agashaka undi mugore. Yego.
cyangwa se umugore agasiga umugabo we agagenda agashaka undi mugabo. Nibyo niko bizajya bigenda biba bimeze. Bosco dusobanure neza ibyo bintu ntabwo byumvikana. Ariko muragira ngo mbasobanurire icyo mutumva ni iki? Ariko se ahubwo icyumvikana ni igiki? Ni iki situmvishije aho ngaho? Icyo ntumvishe ngiki ngo wabajije ngo wasenze Imana uyibaze ku by'indangamuntu. Yego. Ngo iguha ngo urugero ngo irakubwira ngo ni nko gucana inyuma kw'abashakanye. Ubwo nge mpise ndasa aho ngaho. Ubwo ibyo bintu bihurira he? Guca inyuma kw'abashakanye. Nese urashaka kuvuga yuko abazafata indangamuntu bazaba baciye inyuma Yesu, bazaba bagize gute? Ntabwo ibintu bisobanutse. Ikizakurikiraho se ntiwacyumvishije? Ikizakurikiraho ntiwacyumvishije? Antikristo siko wavuze. None se ubundi irangamuntu yo ubundi yo ntago wayibara muri kimwe mu bimenyetso bya Antikristo? Ubwo se wabushingiye kuki? Ku mboni bafata, ku bikumwe bafata. Ese ubu hubwo ntabwo twaba tugiye kuzajya tugera imbere y'imiryango ikatwikingurira kuyireba gutya gusa metalike zigahita zituragurika tugahita twinjira? Abantu bafite ubwoba ko ngo bagiye kwisanga ngo ari amavampire. Bahumurize nk'umukozi w'Imana, none by'umwihariko nk'umuntu ujya werekwa. Dore none ikizakurikiraho nyuma y'iri koranabuhanga, Imana yaje kunyereka mbona bamwe nako ni na benshi. Yego. Bamwe bashyirwaho ibimenyetso hafi y'ikiganza kuko nabonaga bimeze nka tatuwaje. Ubwo wabyumvishije? Yego. Bazashyirwaho tatuwaje. Yego. None se niki kizatuma ukora ku rugi ukikingura? Urumva bizaba biturutse kuki? None se ubwo jewe nyine ubwo jewe mfite ikibazo. Niba bitazaba bigisaba ko umuntu agendana igikaratasi runaka ngo nk'ufite indangamuntu. Yego. Ibintu byose ngo wenda ngo umuntu bakazamuha nimero. Iyo nimero izaba iri he? Gusa twibuke ko installation zose zizajya zidukorerwaho. Ariko ikindi cya kabiri ngitera bose kugira gute? Ngo abakomeye harya ngo naboroheje, abakomeye naboroheje kuramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Aboroheje n'abakomeye ibatera kuyoboka ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Bosco, ndagira ngo nkubwire ikintu rero umuntu ashobora kwibaza, ariko ngira ngo ni nacyo turi busorezeho. Ndashaka ngiye kugira inama abantu uburyo bwo kuyibagira. Dore ahantu uri buhere uri buce nshaka kuca uyibagira. Yego. Bosco, benshi twicaranye amasezerano avuga ngo ndi Uwiteka, nzabakoresha umurimo ukomeye. Yego. Mu bihugu byanyu no mu bihugu by'amahanga. Yego. Kandi Imana ivuga ibi bintu ntabwo iyobewe namba ko aya marangamuntu koranabuhanga n'ibindi byose by'ikoranabuhanga biriho, bizabaho, bizakomeza no kwiyongera. Dore ko ubwayo Kristo ari wavuze ngo mu minsi y'imperuka ubwenge buzagira gute? Buzagwira. Ndetse na Daniel yagize gute? Daniel ni wabanje kubyerekwa mwa biriya bitabo. Kristo aje arabishimangira ati muzasoma ibyo Daniel muzabona n'ikizira cy'umurimbuzi kihagarara ahera. Bosco, nk'umuntu Imana yabwiye ngo ndi Uwiteka nzagukoresha ivugabutumwa, dusadepe nka batwebwe b'abahanzi n'ibindi, bazantumira muri Kenya. Yego. Muri Kenya nakora iki kugira ngo ngereyo n'amaguru? Bazantumira mu Burayi. Mu Burayi nakora iki kugira ngo ngereyo n'amaguru? Kabiri, ese ubwo ubundi kwaba ari ukuvuga ngo ngende n'amaguru ho naca mu bihugu by'abandi? Yego. Gatatu, niba nzagenda mu ndege
kandi ntegetswe kuba mfite digital ID, yego mu gihe nzaba ntayifite nzagenda n'iki? Mbese ntabwo nzajya muri ya ndege. Icya kane, none se ubwo iby'Imana yavuze ko tuzi ko ijambo rivuga ngo ntaryo yavuze rihera, noneho ubwo izabihindura bya bindi yari yarambwiye bikureho iti mwana wanjye nari narakubwiye ko uzajya muri Amerika kubwiriza ubutumwa, none dore ababisha banyitambitse mwana wanjye, gahunda ndabihinduye, gumaho. Bosco, ndagira ngo duse n'abantu tuvuye mu rujijo. Corona, mwabira bihe bya corona, barakubwiraga ngo ntiwemeye kwinjira mu modoka zabo utarikingije, bakakubwira ngo hehe no muri serivisi runaka zigiye zitandukanye ntabwo uzajya utaragize gute, utarikingije. Yego, ariko ubundi abantu bose ubu ngubu niko bikingije, hari abatarikingije. none se ntago babayeho? Ariko nanone bari bakeneye izo serivisi, nk'abo bari bakeneye kujya hanze, bakeneye kujya mu immigration, baragiye barabakingiye. Hanyuma rero ubwo ndareba gusa hari abantu bikingije icyo gihe kubwo kugira ngo wenda banafite n'ibyo biterana, kavuga ati ese ndagenda mu ntuze y'abandi gute. Nibi rero nibindi ni nkuko, none se ubu tuvuge ko igihe kigeze ngo Imana ihindure ibyo yasezeranije, cyangwa ahubwo wa mugani tugendere kuri ibintu aba bantu bavuga ko mu by'ukuri ikica uyu mubiri ntacyo kiwutwaye, ahubwo ko umuntu akwiriye kwirinda icyaha kuko ari cyo cyica ubugingo. Gira inama abantu. Aho ngaho niho nashaka kugira abantu inama. Yego, abantu bafite ikibazo cya digital ID, yego, ariko nta nubwo ari nacyo kibazo cyihutirwa abantu bakwiriye kugira. Ngira ngo iki kintu Imana yakimbwiyeho cyuko abantu bafite ikibazo kirangamuntu nkoranabuhanga, yego, ngo ushobora kuba wakwibuza kuyifata, ariko nanone mu ijuru batakuzi. Ushobora kwanga gufata indangamuntu ariko no mu ijuru wibwira ngo batakuzi. nikukijijwe ngo ni bwijuru ngo rikumenya kandi ijuru ritakuzi. Ampaye ibyo bintu ko numva ntari kubyumva neza. Bisobanuye ko rero ubwo umuntu akwiriye kwifatira indangamuntu, ahubwo agaharanira kurwanya icyaha. None se ubundi niba mfashe umugambi wo kuvuga ngo ntago ndi bufate irangamuntu ngo ntashyirwaho ikimenyetso cya ya nyamaswa, kandi mu rugo iwanjye ibintu biraca bigacika, ni njyewe uteza imvururu mu rugo, ni njyewe ukora ibyaha, ni njyewe mujura, ni njye musambanyi, ni njyewe murozi uroga, ni njyewe uvuga amagambo y'amanjwe n'ibindi bisa gutyo. Bimaze iki? Ariko ntabwo dukwiriye kureba ku bakora bene ibyo byaha, ahubwo turareba ku ruhande cyane rw'abamenye Kristo batabikora, bakabitswa amasezerano y'ibizaba, hanyuma kandi bakanaburirwa, bakanahabwa n'ubuhanuzi bw'imbuzi z'ibyo bazirinda, cyane cyane ko buri bintu byose birimo biraba muri iki gihe ni ibyavuzwe mu myaka nka 20-30 irimo irashira, k'ibi byose bizaba. Ahubwo umuntu akibaza ngo ko byose birimo biradusohoreraho kandi twarabibwiwe kuzabyirinda, none se ubwo nibimara gusohora Imana ntizavuga ati ko nari narababwiye kuki mutirinze? Njyewe ntabwo ngiye kubwira abantu ngo Imana ngo yambwiye ngo kwirangamuntu yuko bagomba kuyifata cyangwa ko batagomba kuyifata, ntabyo yigeze umbwira. Ahubwo iyo nsenze Imana yo inyereka ngo bimeze nk'uko umugabo yaba aciye inyuma y'umugore akajya gushakana n'undi mugore, cyangwa umugore agaca inyuma y'umugabo agashakana n'undi mugabo, mu buryo bw'uko abantu baba baromatanye na Kristo, bakaba baragiranye amasezerano, ariko isi n'ibigusha n'ibirangaza bigatuma n'amaterambere bigatuma bava kuri Kristo. None se ubundi uramutse uyifashe ukaguma kuri Kristo bitwaye iki? Aho nta kibazo. Ubundi se wahaguma gute wayifashe? Aho nta kibazo. Bosco, ariko ibyo ngibyo mbivuze ku rwanjye ruhande, ntago ari iby'Imana yantumye kuvuga. Noneho utaza kuvuga ngo
ntago nje kubeshyera Imana ngo mbwire abantu ngo bayifate cyangwa ntibayifate. Aho nta kintu Imana igeze imbwira cyo kuba bayifata cyangwa ube kutayifata. none se bakora iki? Dore ni nayo mpamvu rero twaganiriye, niyo mpamvu ubwo twaganiriye. Yego. Ese abantu bafatiye indangamuntu cyangwa ntibayifate? Erega abantu benshi bafite icyo kibazo pe, kandi na n'uyu munsi nugerageza kubisobanura we abisobanura mu buryo nawe abyumva. Yego. Sibyo? Utazavuga ngo yatumwe n'Imana. Nyine njya mbibona ko umwe avuga ibye n'undi akavuga ibye n'undi akavuga ibye. Nanjye ibyo mvuze mbivuze ku cyanjye giti nk'uko mbitekereza, kandi ntanga n'umwanzuro noneho w'icyo Imana ishaka cyane cyane. Ariko ibyirangamuntu ntago Imana yigeze imbwira ngo abantu bayifate cyangwa ntibayifate, ahubwo nababwiye icyo yampishuriye ku ibyo. Yego. Sibyo? Ahubwo ngewe icyo navugaho ngaho, buri wese ariko ubundi niba turi abakristo tukaba turimo tugendana n'ibyanditswe byera, ubundi buri wese ntiyakabaye afata igihe cyo gusenga agasobanuza Imana iby'uru rugendo. Yego. Ubundi kuki abantu twirukira ngo dusanga abantuzi ngo baduhanurire, ngo batubwire ibi, ngo batubwire ibyirangamuntu, ngo gute? Imana nzi yuko igisura umuntu no ku giti cye ikamubwira ibyenda kubaho, ikamubuza icyo agomba gukora, ikanamwereka ko n'ibindi agiye gukora ari byiza cyangwa se ari ibibi. Yego. Icyo kintu uvuze ngira ngo reka tuba ari nacyo tunagira umwanzuro. Yego. ntawubujije abantu gufata iyi ndangamuntu. Ngewe amambere ariko nge ntangira buno butumwa nabwiye abantu, ariko nubwo Imana ibimpishuriye ntawe mbujije kuyifata. Yego. Hari uwo nabujije se? Ntawe nabujije, kuko ntabwo Imana yigeze imbwira ngo mbuze abantu gufata irangamuntu, nta nubwo yanambwiye ngo abantu bayifate. Yego. Ntabyo yigeze imbwira. Nzajya mvuga ibyo Imana yantumye kuvuga. Cyakoze ngira ngo ibyo tuvuga byose Imana ibibyumva, iranabizi. Yego. Naho bikorerwa, naho byaturutse irahazi, kuko twebwe turi abantu ntago tuzi aho bikorerwa. N'imvano naho bishya bishyira ntituhazi. Icyo Imana yanyeretse nuko Antikristo azayizamo. Yego. Azaza muri indangamuntu cyane, kuko mu buryo bwo kuyiza si inkoranabuhanga se. Uwo mwami nk'uko Bibiliya ibitubwira ngo nta nubwo azita no kugushakana kw'abagore n'abagabo. Yego. Kandi azaba ari n'umuhanga, kuko ibintu byose azajya abikoreramo kandi afite ubwenge n'ubuhanga n'ubushishozi. Yego. Urumva nta kintu kizajya kimusoba. Yego. None se iyo Bibiliya ntitubwira ngo nibiba ngombwa azamanura n'umuriro mu ijuru, abari mu isi babireba izabatera nyine kwiyoboka. Ariko ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Aha ngaha rero nasoza mbwira abantu ngo dufate igihe cyo gusenga, dusengere kino gihe. Imana nibibona ko hari ikibazo cyaba gihari cyabasha kudutandukanya nayo, itugira inama y'uburyo tugomba kubyitwaramo. Cyane ko Imana izi yuko ibibazo abantu barabifite byinshi, byanabatera, bashobora guhura n'ubukene kubera no kuba badafite na yarangamuntu. Ariko sinzi niba, ngira ngo abenshi duhabwa serivisi ishingiye kuri yarangamuntu dutunze. Sibyo? Urumva, ariko ikibazo abantu bafite ni n'ikibazo, kandi no kuri nge ni n'ikibazo. Ahubwo buri wese agenda abane n'Imana ye, asenga Uwiteka Imana, buri wese imuyobora inzira ya nyayo. Niba twemererwa guhabwa iyo serivisi tuyihabwe, ariko ku rwanjye ruhande
ku rwanjye ruhande nabwira umuntu wese ko kuyifata yagenda akanayifata, ariko ntago ari iby'Imana yantumye ngo mbwire abantu ngo bayifate cyangwa ntibayifate. Niba Imana yaratanze ariya matangazo kwiyurangamuntu n'ibizakurikiraho n'abantu bazashyirwaho, ese biriya bigaragaza tatuwaje, bisa na tatuwaje mu biganza, nkabona intoki cyangwa se ibiganza byabo bibyimbye, nabonye bibyimbye, kandi kubera bamwe bazaba bafite ubutunzi iyo usigweho ikimenyetso, icyo gihe n'ubundi uzaba uba wemerewe gutunga ibyo ugomba gutunga byose, ariko nanone hari aho bizagera ntubu nabifiteho n'uburenganzira. Ese kuki ikimenyetso kitaba iyirangamuntu? Kandi nakubwiye yuko nayo mu bimenyetso bya Antikristo nayo irimo. Kuko urumva iki ngiki ni igituma bamenya umuntu none aho ari hose, ibyo akora, ubuzima, ayabitsa muri banke, ayafite kuri telefone, buri kantu kose, mbega buri kantu kose, ku buryo wowe ubwawe nta bwinyagamburiro na buke ushobora kuvuga ngo mu yandi magambo nta banga ryawe ufite, ahubwo amabanga yawe yose ugomba kuyahereza bariya nyine ufite abandi bantu kwanza bagukontrolinga kuri buri kantu kose. Dore nturebe iyo telefone ufite, naho niho ruzingiye. Yego. Telefone dufite naho niho ruzingiye. None se ubundi uzatunga amafaranga, nta muntu uzongera gufata amafaranga mu ntoki. Ibyo ngira ngo twagiye tunabisobanurirwa n'ubuyobozi. Hagiye kubaho kutakira cyangwa kudahererekanya amafaranga mu ntoki, ni mu ikoranabuhanga, ni mu muyaga. Nimero ya telefone, banki account cyangwa se konte izajya ihuzwa n'irangamuntu na nimero ya telefone, byose bigomba kuba bihuye, na resepanse na pasiporo, byose ni gutya, byose bikagonganira muri telefone. Noneho n'isura yawe byose nyine muri phone izaba iri muri system. Dusengera. Mana data wa twese, Mana ishobora byose, uri umurengezi w'ubugingo bwacu, kandi uri Uwiteka, niryo zina ryawe. Ntacyo twaguhisha kuko byose urabizi. N'ikiganiro twari turimo wacyumvishije, cyane ko n'ibibazo abantu bafite urabizi, ariko turakwinginze, ni wowe wo kugira umuntu wese inama ku by'ibi bihe turimo kandi twamaze gusohoramo. Uwiteka Imana Nyiringabo, ni wowe uzi byose, kandi ni wowe uzi icyo umuntu wese akwiriye gukora, cyane ko nubwo abantu twibaza byinshi, ariko icyo wowe ushaka ni uko abantu bakizwa, bagakora ibyo gukiranuka, bagakora imirimo myiza yo gukiranuka, kuko izaza imbere mu kumenywa n'ijuru, kandi buri wese akamenywa nawe, izina rye rikaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uwiteka, nubwo ijambo ryawe ritubwira ngo iby'iminsi n'ibihe si ibyacu kubimenya, ahubwo ni wowe ubizi. Rero ugira inama umuntu wese, kandi ugira inama buri wese ufite ikibazo kigendanye n'ibirimo kubaho n'iby'iki gihe, cyane kutubwira ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho, na bugingo n'ubu rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Nuko rero uduhe imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo tubashe kubarwa mu mubare w'abera, kandi dukore ibyo gukiranuka. Cyangwa se n'ubutumwa ni ukuri bukore ku nkingi z'umutima wiwe, kugira ngo bugiraho ubumukuru bugena umushyitsa. Bisabye nizeye ku buntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen.